nabyaye impanga enye nabyaye impanga inshuro ebyiri sibyo mfite imfura ga muri segonde y'imyaka 15 ntago rero waza umbwiye ngo ndimbwa ngo ndi ikigori gute uri umuntu umugore sinzibagiye umunsi riza zahabu yankubitiye ahantu yaje ko kigano yaje ko kigano nsangayo arangije mwana nago ngo ngora mu kigano mbiki yasize randaburije umva yamaye bwamama bwinshi randaburiza niyo video usanga nyikwereka sinzamwibagirwa ngenerekanye risamwe isigara n'itabi n'inzoga ngo n'umukristo kandi akiri muri bwa bufabeshya abantu aragukubita koko yarankomye by'ukuri ama n'ibitutsi nari natuka kuba navuka ikindi kintu ariko ngo umuntu wagutsikamiye ngo kubugabo niriza ari umudemo wigira ngo ni yabishyira ngo ni isugi ngo nagara sambana namuguye ahantu umwana mujya mvuga ati se abaye mujye mu isugi mubonye kwa Jalas ni nk'urugero ahantu gutya akora umutipe numva mu nzu bwanyu nkoro waza ugafata amakuru wabeshya abantu ngo ni isugi gute mugwaho mwana mo kubikora live mwana ibintu yankore n'Imana ibizi yasikamiye nk'izozi mo nabaza cameraman nawe kubera amashusho mwana nago yampaye agahenye yarakomeje arayafata namaze icyumweru nubwaye mwana wagutsikamiye ku bugabo niwe uwo cyane uwo mudemo sha yatsikamiye ku bugabo navuga ati ubugabo bwagiye barajye umugore nagasongera ko Jalas official reka mbasuze nizere ko mumeze neza cyane aka kanya ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye ibyo nakunze gukora cyane ariko nibyo nahisemo Isiaka Manager Dream TV Kigali 250 wabayeyo Dream TV ndi kugenda nzenguruka ahantu hose wanyuze kirabona cyake y'amakuru shado umutako Sango Star nari ambasaderi w'Isango Star none umunyamakuru reka duhera aho ngaho nge twarabanye tubana mu buzima bwo kwisango nkakubona muri Isango family yego warambasaderi no mukiganisha Isango n'inshuti yego bishate kuva ko zari inshuti Isango byarabakunzi b'Isango Star yego byaje kurangira gute ko nabonye Isango Star kwandika kuri Twitter umugabo yitiriye itangazamakuru duheraho ngaho kugira ngo mite ninjira no mu muryango wawe wenda abantu banakumenyeho gato kashimire Isango Star kashimire abanyamakuru bose bagiye bahanyura kashimire Arisudi Mike Karangwa kashimire Jalas niyo mazina ye aba n'abantu bagiye bamfasha mu rugendo rw'itangazamakuru kuko ningiye muntu wari uhagaririye abantu bahamagara kuri radio cyane abambasaderi ndetse n'abafluence b'Isango Star even nagutamana umuvandimwe urabyibuka bro yibuka y'amakuru 10 Isango Star yirukanye urabyibuka nakoze igitwa nk'imyigaragambyo kuri radio arakagarura ariko no munsi nago mfashe neza ariko match respect ko ndakwemera ibikorwa byawe ufasha yafashwa uri umwana w'iwacu gatse mu mwana ingarama wala umugera za gitoki mwana wazamuye gatsibo neza gitoki izamura imbere wamenye aho uvuka wakoreye byiza so ntago nani umunyamakuru ku Isango nani umwambasaderi nani umufluencer ndo umwana w'Isango ndo umwuzukuru w'Isango Isango ifite abuzukuru benshi ifite abana benshi yabyaye kandi aho nicaye aha mu bikorwa yinkora kwa n'umunyamakuru gukora Dream TV nuko impamvu banzanye n'impamvu banzi nibikorwa kandi Isango ni bamunikanishije gusa nababajwe nuko Jalas aho niho nshaka kugira banaginze ndiyitirira Isango Star ndi umuntu ki ngo ndi umunyamakuru sindiwe sinigeze mbawe kimwe na Arisudi ejo bundi nzamwakira kandi Jalas uzaba uhari kuko uzambona kubera Imana nzamwakira sibyo ntago nari umunyamakuru nakundaga n'ubwo ndayikunda pe guhera 2011 muri Saint-Paul Isango Star yibasirwa n'inkongi y'umuriro kigiye nari impari n'abayijimije nari impari iva muri Saint-Paul gira munsi yaho radio Rwanda no mu mujyi nari impari bakorera mu gikari iramano kuya gukorera haratwahitaga mwihema sabyibuka tuya gukora mu isoko rya Nyarugenge ntigikorera yego bayobozi b'Isango Star cyane mugabo Stine boss the CEO kwemera mama wacu mama wanje umuvyeyi ndakwemera
mama jire ako mana mubyeyi wubahwe ariko natanze no kubashye kuri Twitter ngo baranyamagana kubera abanyamakuru mwana byarangiye gute bafo batabero kwisanga banyamagana bashaka ngo mburirwe irengero cyangwa mfungwe yego so undi gihugu utararengaho nakagambane kabayemo nakagambane ku banyamakuru babiri nagonze kubatangaza hari abanyamakuru reka isanga usangambana unyuze mu zenze byagenze gute kugira ngo isanga ivuge ngo hari cyamakuru cyitwa 10 hari n'icyamakuru cyanditse ngo hanga twarinze mwese mwasabye imbabazi please yego ariko nago byarabaye mujye muhano kuko mundusha nyine ko muri bagara frere muri abantu bakomeye mwaritizwa Isiaka byagenze gute hari abantu benshi bakunda hano kuri YouTube bibaza ukuntu witiriye igitangazamakuru kandi n'ubundi wenda ushobora kuba ufite ibintu ukora kandi ukanabikora neza nyine kuki habayeho ikintu cyo kuvuga ngo Isiaka yitirira isango ndagira ngo ugasamarizinge uvuga impamvu nyamukuru point straight to the point yatumye isanga ivuga ngo Isiaka aratwitirira ese wari wakoze inkuru wenda idasa neza mu izina ry'isango cyangwa wari wakoze inkuru wenda uvuga ko iri buce ku isango ntiyacaho niki cyabayeho kugira ngo isango ikwihakane byarase nagiye ahantu umunyamakuru cyane n'amakuru yego nagiye ahantu kukavarenga inkuru ahantu bacuruza inzoga z'inkorano yego mu murenge wa Nyaruge wa Munye wa Nyamirambo hantu rwaruta muri centre cyangwa ukavarenga inkuru z'inkorano abazikora kugira ngo nkavaringe ngerageze no kumenya amakuru nageze ku bayobozi bataza amakuru yego icyo gihe nari nitsimbye ahantu nageze ki imodoka nziza nizo nkuru z'inkorano izo nzoga cyari hafi saa sita z'ijoro mwana mpagaze ku kiraro munyarundi azambwa ati bite kwagaza hano yanamaga igitifu umurenge baramusimbuye ndamagaze hano hari umuntu ntegereje n'ibikini ko bitemewe ndabaze ko bitemewe gute ko mfite badge y'akazi ko bitemewe gute mwereka badge ya umujya mukuru na muri turuje yankubise urushyi mwana yankubise urushyi mwese badge isango no na badge sengeno nago n'umunyamakuru w'isango sinani kugira ngo abantu baza kumva neza namweretse ikarita ya bwiza turayizi murayizi kuko bwiza nicyo makuru kize bwiza.com ndayizi ni kinyamakuru nakoreraga n'umu ngumu nshobora ubwo abishidikanyaho gukubita urushyi ndabimwereka ngibyo nkora ngibyo nyereka nibikise nabige gitifu yankubise urushyi ndamurangubita kubera iki nako no mudemo aruto aho hafi bari mu kuma makuru mwana abatipe barankubise na telefone nge bagiye ubushingwe ndwana ko umunyamakuru abizu ufusamba n'amashusho ya yego ndayafata haza ukuriye abanyerondo arangije arambwira ati iturize haje n'abanyamabo baraza kunabara ati turize tuzabikoreje ibindi ntago ari nini naguze barayigumana twageze baje kundega kuri polisi barawati yarwanyije inzego z'umutekano yadukubise niki yitwaje ko ari umunyamakuru dufite na telefoni ye muyifite muri rwego nshimire n'ubuyobozi mwarakoze muyifite muri rwego mwayifashe nkane muri bantu ki tujye ku murenge baranyumva nabyukiye mu gitondo barambaza kintu bankore niki bambaje ibyo natakaje nibyo nahombye ndababwira amafaranga 30 bajyanye simbireba ngenda reba telefone yangiritse barayinkoresha ubuzu bw'umurenge wa Nyamirambo yego n'abanyerondo bamwe na bamwe baravuga ati we gasopo kuko nabafotoraga byo nikoze nkubwira n'amashusho nari nyafite muri ya telefone bansaba imbazi birarangira aho ifitina ry'abanyamakuru muri twebwe mwana nagwandusha hit barize mwana so nukuvuga ngo nimwe Imana nagwo yigeze yiga amashuri ngi yarangize yego n'umukiro wa mbere kwisi mwana hari ibyo atazi benshi abantu nta muntu ukizwa n'amashuri ahanini yego sinizi itangazamakuru ariko mfite ubumenyi mu itangazamakuru
ngira ngo wambaze ibindi. So icyabayeho rero icyo gihe Isango se wenda wagezaho mu buryo ubona bikomeye uravuga uti ndiwo ku Isango n'ubwo rwose muri kundenganya nyine kugira Isango ivye kuri Twitter yandike ngo Isiaka Manager azini Isango ryajemo. So Isango byagenze gute kugira ngo kwandike maze nigiye ku Isango nakora diruza ko haje abanyamakuru bashyashya wowe utamenyeranye wowe urabizi umutike ku Isango wowe Philipita Mike Karangwa baye muyirene ba no we rurabazi Isango na muzika basudi basumuta mwana basandini sheja bacyuzuzo cyabacyuzo bashizera nabandi beje twarakoranye bose wa musisi oya mu Isango Rex time Antoinette niyo ngira bare ya bose n'abantu twabasandiri sheje bara bose nzi ko bakuza Jalas tuvuge make gusa Isango star yubahwe ariko ntabwo ari gukwiye kuntererana nk'umuntu bare bazi wahamaga ku maradiyo ajya atandukanye mpamagara gute nyine kwiranga Isango ibwirwe yandike yumvishije inkuru mbi yego yumva abantu baza mu matwi bavuga bati Isiaka yitirira Isango si kuri umugabo si kuri na mama w'Isango ahubwo ni ushinzwe management y'Isango Jean Gatare nge namwandike namubwira ati boss ibi bintu byo nta gisubizo cyo kuri yama yaracecetse ni yananshubije mbaza mama w'Isango umubyeyi nubaha yarambwiye ngo gende ku Isango baze management ariko baje kurara ibyo atari byo basanga nyine nta mpamvu none kuri Twitter ne kuri telefone Isango baravuze ati Isiaka amenyekanisha Isango agejeje kuri rwego mutangiye kumuteza abantu kuri commentaire byabaye gusa mbashimire mwangize uwo mwaranyamamaje reka tuve ku Isango twe kwitindaho cyane kuko nayikozeho nawe wayibanye nayo hari igihe umuntu yagira ngo ni ubundi buryo wenda turimo ariko twagira ngo icyo kintu tukibanze tukiclearing kuko hari abantu babonye iyo tweet cyane yaramamaye abantu benshi barakuvugiye abandi bavugira Isango abandi bibaza icyabaye ariko byari byiza ko tubiclearing so ukakanyure kuri Dream TV nk'umunyamakuru Isiaka Manager umwe mu banyamakuru bavugwaho gukora prank ubivuga iki mu magambo make ndi umunyamakuru wa Dream TV yego kandi ndi umunyamakuru uzi icyo gukora ndi umunyamakuru uzi icyo shaka ndi umunyamakuru ukora buri kimwe cyose kizi ndi umunyamakuru ukora Dream TV ikinyamakuru kizwi na bose kuri hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ndi umunyamakuru uzi icyo gukora ibya prank bavuga cyarasi nk'ubu ngubu ntabarizwa kuzashinga televiziyo yego Skwemeze yego urayifite sibyo Jalas official like share ndetse na subscribe kandi notification kugira ngo ibiganiro bya Jalas official bibagereho sibyo hari abatabishaka rero ko bibigeraho yego hari abancinije muri commentaire ariko ningiye mu YouTubers wa mbere mu Rwanda ushaka inkuru ukora inkuru buri mwe wese atabasha gukora icyamene iki agira isoni agira ubwoba aratinya ntago ashaka kwerekana inkuru so abantu biteranye ibintu ukora nka prank kubera ibyo byose abahaters bro twaje iba ari inkuru ya nyayo ariko bakabyitiranya wenda Jalas ngiye nta munyamakuru cyangwa nta muntu uzambwa ngo fata 10 cyangwa 20 ngo ntuvuge biriye yewe ndavuga ati Jalas se kwagira umuntu mwiza kwagira umuntu ukomeye ubundi ubuzima bwa Jalas ameze ati atari imbere ya kamera cyo kuri mikoro ameze ati nka kugoba gasanga Jalas kumbi niho haturutse beef yawe na Keza wenda zite tuninjiraho Keza wenda byararangiye nashaka kazansaba imbabazi ibyo yankoreye yansabye imbabazi yego ira beef ya Keza twakoze prank nziza cyane abantu bose barayikunze nkora ku kiyamakuru ntashaka kuvuga ariko abakibonye bose babonyemo ko ari fresh sibyo ariko cyacye mukunda boss wacu yaramugaye sinangiye bamugaye sibyo ngaye Keza nanone ngiye nago ndo umugabo ngiye mfite abana 5 nabyaye impangis enye nabyaye impanga inshuro ebyiri sibyo mfite imfura muri sogonderi imyaka 15 ntago rero waza umbwiye ngo ndimbwa ngo ndi ikigori gute uri umuntu umugore yubahwe ba mama wacu bubahwe ariko nimba uri mama wacu n'inyogokuru kubwira umugabo wabyara cyangwa wakora ibikingura imbwa nagari sawa ukoze fo sibyo yabonye ko akoze ikitari cyiza nsaba imbabazi naramwabariye najye mu itangazamakuru mbitangaza nyuma araza aransaba imbabazi turiyo ngo ni fresh ko twakoze prank nziza kandi buri wese yaramunyuze yarananezerewe none ababifashe nk'ubateka imitwe
kuna abantu bafite ibintu nk'ibiri seriye cyane wenda bakanagira amarangamutima cyangwa imbamutima zidasanzwe bamwe na bamwe bagatanga amafaranga yabo abandi wenda nyine donc bikava mu buryo bw'amarangamutima bikajya no mu buryo buri financial ku buryo umuntu noneho iyo bimenye nyuma ngira ngo ni ikiganiro nakoranye na Keza abantu bari kumutuka uri kwihagararaho kandi waturiye yacu nyine ukumva ko abantu batabyakiriye ntabwo ari uburyo bwo gukwirakwiza ibinyoma byarasi ntabwo ushobora gutanga amafaranga yawe utakunze ibyo umuntu yakoze yego wenda no butekamutwe kuri Keza na Yaka ngo barabana ngo pampexi ngo ibiki ariko burya n'ujya gukora ikintu uzatekereze kabiri n'ujya gukora ikintu wadukurikiye kuri Jalas official uzatekereze kabiri birafasha kandi nufasha umuntu kubera impamvu ntuzabyibazeho buri ijya gukora ngo Keza aratwite ngo yarabyaye cyangwa ibiki ntuzabikwe kwa kuke ukunze Keza ngo cyangwa arabyaye nimba ugiye kumuha muhe kuko nanjye wampa yego nawe nzasaba n'ukina kumuza ubona bitazadushyira mu mutego ko ibyanyabyo ari ikintu bajya bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi ubona ko bitazadushyira mu mutego gutuma abantu wenda ibintu byanyabyo nabyo bavuga bati wabona ari plank Rocky yaravuze ngo nta myaka 100 yarabeshye Rocky ni wamaze ikintu ngo gutwika abayitubazi benshi hari ibyo dukora by'ukuri fata 60% 40 sige turatwika ariko nanone tubaha ibintu bibashimisha tubaha ibintu bikwiye kuvanamo inyigisho hari umuntu ushobora kuba ati ngende isugi umukobwa ati nzagwa ariko twakoze ubukwe kandi yaryamye n'abagabo 1000 aha ndabona bari kuguhamagara wenda kugira ngo ujye mu kazi wenda reka tujye ku kantu gatoya nshaka kukubaza n'ubundi wakakomoje uravuga uti ngende umupapa kuba umuntu yavuga ati ndi imbwa yagomba kunsaba imbabazi ni Keza uri umupapa w'abana 5 isi yakara abantu benshi batabiyizi wenda ko uri umupapa ushobora n'ubundi n'ibyo byose ukora bakavuga bati isi yakaburiya bagira ngo turye amafaranga yacu iyo bigeze ku buzima bw'umuntu ufite famille nta muntu uramo amafaranga buciye mu izamu ntawe nyine amafaranga yana nawo nasabye uzamubishaka tutaroke dukomeze mbaza iyo bigeze ku buzima bwa famille hari ukuntu abantu wenda babifata bakavuga donc nanjye nubaha famille kuko nanjye nakuriye muri famille bakavuga ati n'umupapa bari gusurvivinga abashakira umuryango icyo kurya ni ngombwa nyine ni mwimutera amabuye nyine kubera ko haje mako kantu ka famille isi yakubundi ni impano yo mu muryango wanyu yo kubyara impanga cyangwa nakandi gakoryo kadasanzwe ko kuba winda wowe ubyara unatubwire noneho ibyo bintu ukora byose bakaba bigahindukira bagutera amabuye ubikora ku bw'umuryango mugani wa Tough Gang cyangwa ni kubw'Imana cyangwa ni kivuga Tough Gang much respect je Paul ruhukire mu mahoro abantu bose bavuga ngo turasa bitewe n'ubwangwa n'uburyo mansa much respect uruhukire mu mahoro kandi agahinda karacyaturimo turacyagusabira iherezo ryiza kandi natwe wadutanzeyo tuzagukurikira kandi ibyo wakoze warabikoze kandi wasize inyigisho mu banyarwanda yego icyo wabazaga rero ni iki mfite abana 5 yego mfite umwana w'imyaka 15 wabivuze yitwira koze Ramazan mfite Hasani na Hussein biga mu 3 primaire n'abana b'imyaka 9 yego mfite Salim na Samir n'abana b'imyaka abamezi 4 b'impanga b'abahungu mfite abana 5 mfite umugore umwe twasezeranye byemewe n'amategeko tubana muri iyo myaka naciwe mu muryango kora gushaka ni muto nose kugaragara ariko ndanyuzwe yuko nanjye nivuga kugaragara nk'umuntu muto washatse ufite ijya hingaye Jalas n'amateka wenda twazakora episode ya 2 y'iki kiganiro ushaka kumva ngo umwana w'imyaka 16 ashaka umugore gute reka nkubwize ukuri gushaka ntago ari ubukure gushaka ni mu mutwe kandi gushaka no gushobozwa ndi kumwe no mwiza manager Fatuma kuri Instagram waramuzi kuri Twitter umugore wanjye yubahwe Jalas reka dusoze twarahasorinze nge nawe tumeze nta muntu nsabye nta no nzasaba ibikorwa byawe muzabikurikire kuri Dream TV muzabikurikire uzabona umwaye kuntekerezaho nuko uzaba wankurikiye nena ni marakini ba icyanyuma Franka twakoze akana Keza yari nziza cyane kandi yari abanyuze cyane byumvikana ko Franka murazikora
bari abantu mukoresha twarazikoze ariko ubu ngubu ntabwo tuzikora dushaka amakuru yizewe kandi ya nyayo. None se hari abantu nyine benshi baba bafite amatsiko kwibaza ukabona comment bari kwandika iyi filime rwose iraryoye bana abanyamakuru bagenzi bacu babyandika n'abanyamakuru bagenzi bacu n'abahetazi n'abantu batwanga nta prank tuzigikora turimo turashaka kumenya ubuzima hari nje bakankubita hari nje bakangira ibiki tubwire experience ikomeye cyane wagize uri kuri tele nk'umuntu ujya ndani ikomeye cyane buri dusoza ikomeye yandi uvuga uti sinzabyibagirwa umunsi dukora ikiganiro kimeze gutya na gutya hari ibyo wahoze umbwira kare niba ari byo wenda nyine tubwire experience ya nyuma sinzibagirwa umunsi riza uri ubyira ku zahabu namugweho gituma beshya abantu ngo yarakijijwe akajya mu rusengero akajya muri agatura 2,000 bari bamushyiriyemo akabivanamo akabishyira mu suti agatura envelope sinzibagirwa umunsi riza zahabu yankubitiye ahantu yaje ko kiganiro yaje ko kiganiro nsangayo arangije mwana ntago byo ngo mu kiganiro biki yasize randaburije umva yamaye bwamama bwinshi randaburiza niyo video usambwe nyikwereka sinzamwibagirwa ngenerekanye rizamwe isigara n'itabi n'inzoga ngo n'umukristo kandi akire muri bwa bufabeshya abantu aragukubita koko yarankomye by'ukuri ama n'ibitutsi nari natuka kuva navuka ikindi kintu ariko ngo ari umuntu wagutsikamiye ngo kubugabo niriza ari umudemo wigira ngo ni yabishyira ngo ni isugi ngo nagara asambana namuguyeho ahantu umwana mujya mubwira ati si abaye mudemo isugi mubonye kwa Jalas ni nk'urugero ahantu gutya akora umutipe numva mu nzu bwanyu nkoro waza ugafata amakuru wabeshya abantu ngo ni isugi gute mugwaho mwana mo kubikora live mwana ibintu yankore n'Imana ibizi yasikamiye mwizozi mo nabaza cameraman nawe kubera amashusho mwana nago yamaye agahenye yarakomeje arayafata namaze icyumweru ndwaye mwana wagutsikamiye ku bugabo niwe uwo cyane wa modemo sha yatsikamiye ku bugabo navuga ati ubugabo bwagiye barege umugore nagasongera kumera neza reka tubashimire Jalas bakoze si reka tuzagire part 2 nta kibazo ndahari kandi ndishimye Imana ngiye ngo umuntu uvuga ari open kuko niba baragukanze hari ahantu mwana byiwe niho gukanda ibere ry'umugore mwakoze